Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uwiteka Imana reka akomeze kubishimira aho muri hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Rero ndabashimiye cyane ugundi murundi n'umutima wanjye wose, kuko mukomeje kudukurikirana kuri channel yacu Bikorimana Ivan Official. Uwiteka Imana reka bagwize kandi abahereze umugisha mwinshi ukomeye cyane, kandi bantu mwese mukomeje kumenya icyo Imana ibashakaho binyuriye mu ijambo ry'Uwiteka Imana. Reka Uwiteka Imana akomeze kubambika imbaraga ndetse no kubagira neza. Na n'ubundi munari kumwe na Bikorimana Ivan, rwose mbazaniye ijambo ry'Imana muri aka kanya. Ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 17 umurongo wa 41. Abami ba kabiri ibice 17 41. Kadusome yano magambo ngo nuko ayo mahanga yubahaga Uwiteka, ariko bagakorera n'ibishushanyo byabo bibajwe, n'abana babo n'abuzukuru babo bakomezaga kugenza batyo uko basekuruza bagenzaga, nabo niko bagenza na bugingo ubu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aga magambo iyo ugasomye ni amagambo y'Imana, ariko iyo uyasomye neza yateye agahinda kandi garababaje cyane. Aha n'abana b'Isirayeli bari bitwa ngo batabawe n'Imana. Imana ngo yabavanye mu gihugu cya Egiputa ibakorera ibikomeye, ibakorera ibitangaza ndetse n'imirimo. Bageze igihe barayibagirwa, kugeza ubwo bakoreye ibigirwamana ndetse bagakorera n'Imana rurema. Ndagira ngo weho unyumviriza, birababaje cyane ukuntu uhora ubwira Imana ngo ndagukunda, kandi rwose ukayibwira yuko wakijijwe wayimenye, ariko ibyo ukora bigahakana kumenya Imana kwawe. Amina. Kubera iki natwe ubu twaba tubangikanya Imana n'ibigirwamana byacu? Waba ukorera Imana, waba usenga Imana, ariko hari ibintu utari wareka mu buzima bwawe. Waba wiyiriza ubusa, ariko hari ibintu wanze kurekura. Mwene data, waba usenga mu mutima wawe waranze kugira umutima w'imbabazi, ico ni ikigirwamana. Mwene data, waba usenga ufite ibintu wiziritseho, rwose ndakubwira ngo ntawe ukeza abami babiri. Birababaje, biteye agahinda ukuntu tubwira Imana duti turagukunda, kandi rwose twarakijijwe birumvikana, kandi rwose tukabwira Imana duti twarakumenye, ariko ibyo dukora bigahakana kumenya Imana. Nagira mbabwire ngo kugira ngo ukorere Imana ntabwo bijyanye n'ibyo uvuga gusa. Hari ukuntu waba uvuga ijambo ry'Imana cyangwa se ukorera Imana ufite rwose n'ibindi wiziritseho wanze kurekura. Korera Imana wanze kureka ububeshi bwawe, korera Imana wanze kureka uburiganya bwawe, ukorera Imana wanze kureka ubusambanyi bwawe, ukorera Imana wanze kureka ubwicanyi bwawe, ukorera Imana wanze kureka uburozi bwawe, ukorera Imana wanze kureka urwango rwawe, ukorera Imana urasenga. Nukuri kusaba bitu ukajya gusenga, kusaba tukajyayo, ariko gucyunisha wabyiziritseho. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo nukuri birababaje, biteye agahinda gukeza abami babiri. Mu yandi magambo ijambo riravuze ngo ntawe ukeza abami babiri uretse wareka umwe ugakorera undi. Imana yacu nishimwe kandi himbazwe. Nuko ayo mahanga ngo yubahaga Uwiteka, ariko bagakorera n'ibishushanyo. Ibishushanyo byabo bibajwe, ni ukuvuga uruhande bari bifitiye ibishushanyo
bakongera bakagaruka imbere z'Imana bavuye gusenga ibishushanyo. Kuba warabatijwe ukajya mu mazi menshi ntabwo byakubujije gucyunisha ndetse no kujya guterekera. Ntabwo bivamo neza bene data. Imana idufashe, ni ibintu bibabaje. Ukorera ibigirwamana uko bukeye n'uko bwije, ndetse n'uwakubwira ngo uriganye umuntu burundu uramuriganye kandi uri umukozi w'Imana. Ese uko niko kumenya Imana, niko gukorera Imana? Ndagira mbabwire ngo nkuzaniye ijambo ry'Imana rivuze ngo niba ari Imana akorera yikorere, niba ari ibigirwamana ukorera nabyo bikorere. Hitamo. Kuko iyi minsi abantu tubona bakorera Imana bafite n'ibigirwamana mu mitima yabo. Kuba ufite n'ukuri ikigirwamana cyo wiringiye mu mutima wawe, reka nkubwire, imyambaro wambaye yakubereye ikigirwamana. Ntawe ukunyuraho. Ukorera Imana ndabyumva, ariko urugamba, kunegura, urwangano byakubereye ibigirwamana. Imana itugirire neza. Urasenga cyane kandi ukaba warahamagawe n'Imana, ariko iyi minsi birakomeye rwose. Tubona abakozi b'Imana bamwe rwose bari gukorera Imana biziritseho n'impigi. Biraza kugaragara Imana idufashe. Ngo nuko ayo mahanga yubahaga Uwiteka, ariko bagakorera n'ibishushanyo byabo bibajwe n'abana babo. Ntari bo gusa, n'abana babo ngo n'abuzukuru babo bakomezaga kugenza batyo. Uko basekuruza bagenzaga, ngo nabo niko bagenzaga na bugingo n'ubu. Ukorera Imana uzi wakwambika imbaraga, n'ukuri ugasenga mu by'ukuri ukoreshejwe n'Umwuka Wera, ariko urajya gusenga ubesha abantu, ariko wiziritseho ibigirwamana. Kenyerura izo mpigi weho wiyise umukozi w'Imana. Kenyurura uko kujya gucyunisha witwa umukozi w'Imana. Kenyurura ubwo bubeshi wiyise umukozi w'Imana, kandi usenga ibigirwamana. Numva bacyo umugani ngo inzira ebyiri zananiye impyisi. Reka Yesu atugirire neza. Aya magambo arakomeye. Yes, you love God, ariko hari ibyo wanze kureka. Hari ibyo wanze kureka gukora. Kandi ubizi neza ko bidahesha Imana icyubahiro. Imana itubabarire rero. Imana ikugirire neza, kandi Imana ikwiteho. Weho unyumviriza, cunguza uburyo umwete muri iki gihe cya nyuma. Rwose urebe ukuntu uhagaze weho n'Imana. Ukorera Imana warakijijwe rwose, ariko hari ibyo wanze kureka. Umukozi w'Imana warakijijwe, ikigirwamana cy'inzoga cyaraguhitanye, cyarakujyanye pe. Imana itubabarire cyane. Uri umukirisitu tujya gusenga, ariko urwangano rwarakumaze. Wiziritse ikigirwamana cy'idini. Wiziritse ikigirwamana cy'idini. Ntushaka kwicarana na mugenzi wawe kuko aturuka mu idini runaka. Ese ibyo ni ugusenga Imana koko? Nanga si n'ibigirwamana turimo. Imana itugire neza. Mwakira ijambo ry'Imana. Hitamo ukorera Uwiteka Imana yawe, aba ariyo yonyine ukorera. Imana ikugirire neza, kandi Imana iguha umugisha weho unyumvirije. Murakoze cyane, nimwakira ijambo ry'Imana.